ariko baramuzi aracyari jene avuga ngo ni munywe gake ikigereranyo cya sikoro cya burarirwa kikarushaho gusohora inzoga nshyashya ndetse n'izihari zigashira ku masoko urumva atarimo ikibazo harimo ikibazo cy'uko abantu atari inyota gusa ituma bayinywa hari abayinywa kugira ngo inyota ishire iveho irangire nta bindi bagamije ariko benshi bandi bayinywa kugira ngo babone ibitotsi swat hari uko yavutse uko pastor yabivuze swat hari urwo yashatse rutamubereye neza bakamubona ari gukora ariko we yakwitarama bakamubona aryoshye yes bakamubona aryoshye ariko krema ugasanga umuntu donc ariho mwubwo buzima ariko we yakwitarama cyangwa yakwisuzuma agasanga ikirere cy'imigisha kirafunze muri make abantu bibona ko bariho batariho yes bibona ko bariho kandi batariho ndagarutse nanone nkuko bisanzwe tubahaye ikaze mwese nkuko mumaze kugenda mubana natwe uyu munsi twabazaniye abagabo nanone badasanzwe mwivuga abutumwa ni gibibe turimo nibyo kugarura abantu benshi bakagarura ubwonko bakagarura ibitekerezo tuva mu bwiza tujya mu bundi tuyoganira ku bintu by'imenyetso by'umuntu uriho imenyetso by'umuntu uriho bagiye kutwibwira ariko nanone bazi byinshi kuri iyi topic aho ibimenyetso by'umuntu uriho ni bihi bishatse kuvuga ko niba ari imenyetso by'umuntu uriho hari n'imenyetso by'umuntu utariho turabakiriye cyane reka duhere ibumoso bwanjye bonjour comment ça va ça va bien neza ura professeur Clement amakuru yawe turashimira Imana n'abantu bake kubera icyari bake umuntu waguhamagaye umuntu wakwifurije ibyiza ntago ari bose niyo mpamvu ushimira Imana d'abord ugashimira n'abo bantu bake bashoboye kubikora wavuze ko ari Ineza Moses Black yego uri umuvugabutumwa uri prophet yego ndi umwana w'Imana uri umwana w'Imana angenzi kuri umukozi w'Imana oya ndi umwana umukozi n'umwana baba batandukanye n'ikiganiro cy'ubushize twabivuze nge ndi umwana nabwo ndi umukozi turivanga bamwemeye bose yabahinduriye kuba abana b'Imana nta hantu handitse abakozi aba yatoranyije uwo murimo se nabaki n'abana kuko ntago twari dukwiriye kuwutoranyirizwa nyine twaradabuswe yes urakoze cyane turi kubona umuvandimwe nawe ni mushumba muraho neza bwira abadukurikiye muri aka kanya murakoze cyane amazina nitwa Reverend Pasteur Emmanuel mushumba w'itorero Yesu niyamamare turashima Imana Clement ntago twari duherukanye usanzwe unzi rero cyane rwose ndakuzi uri umugabo w'Imana umugabo w'imbaraga umugabo ufite ubwenge bw'Imana ndetse n'icyo bita favor y'Imana yes urakoze cyane nagise nguherutse nishimiye kongera kukubona hanyuma tujye garuka ku bimenyetso biranga bigaragaza ibimenyetso by'umuntu uriho kuri wowe ibimenyetso by'umuntu uriho niki bwana Prophet Moses umuntu uriho agira ubumuntu muri we hari ibyo atakora kandi ariho icyambere agwa neza ni ya mirimo y'uburyo bw'umwuka imirimo y'umwuka umuntu uriho ntiyakugambanira umuntu uriho nyine muri we akumva yuko ariho neza ntabwo yateranya abandi umuntu uriho ntabwo yakwifuriza nabi umuntu uriho ashyigikira abandi umuntu uriho aratabara iyo umutabaje umuntu uriho arakumva iyo uri kuvuga gutega amatwi akakumva ibyo ni ibimenyetso birindwi bigaragaza yuko umuntu aba ariho Reverend Pasteur Emmanuel umuntu uriho ibimenyetso byiranga umuntu uriho ni ibihe kuri wowe murakoze cyane no kuvuga ngo ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye ari abari hafi ndetse no kure ibimenyetso biranga umuntu uriho ubundi hari ikintu kimwe nabanza kuvuga buriya ntago ikintu kiba cyiza bitewe nuko kiri cyangwa gisa ahubwo ikintu cyose kiba cyiza ari uko ijuru ryagisutsemo ubuzima so kimwe mu bintu rero biranga umuntu uriho ni ukuvuga ngo umuntu uriho buriya nk'uko umukozi w'Imana turi kumwe yari amaze kubivuga cya mbere buriya aba afite ubumuntu muri we yes aba afite ubumuntu muri we icya kabiri umuntu ikimenyetso kiranga umuntu uriho ni ukuvuga ngo ubundi yenda nasubira inyuma gato no kuvuga ngo donc ni ibintu bibiri hari ukubaho
ariko ukabaho ariko utariho. Yes, bitandukaniye he rero? Iyo ni ukuvuga ngo uri mu buzima abantu bakubona, yes, donc ukaba uri mu buzima abantu bakubona bakabona ko uriho, ariko ni ukuvuga ngo wowe wakwitekereza ugasanga umeze nk'utariho. Ikikwereka ko utariho ni iki? Ni ukuvuga ngo ni hahandi ushobora kuvuka ugasanga ni ukuvuga ngo ugasanga yenda nta babyeyi ugira, noneho nta muntu n'umwe ukubwira ngo mpore ibyo ugiyemo byose, ibyo ukoze byose, muri make yes, ntago uburiho. Yes, noneho ikimenyetso kikwereka ko uriho. Sasa rero ikimenyetso kikwereka ko uriho ni hahandi buri kimwe cyose kibwiriza kikitaba ubuzima bwawe. Buri muntu wese muri make akakubwira ati komeza ndi kumwe nawe, kandi mu by'ukuri koko akagushyigikira akakwereka ko muri kumwe. Yes, icyo kintu kikwereka ko ugize gute, ko uriho. Yes, ariko ikintu kikwereka ko utariho muri make mu buzima bwose ucamo cyangwa se unyuramo, yego, mu buzima bwose ucamo cyangwa se unyuramo, nta muntu ubasha kuba yagira gute, yakuba hafi. Icyo kintu kikugaragariza ko uriho ariko ntago uriho. Ikikwereka ko uriho rero nuko ni ukuvuga ngo ugira abantu benshi bakuba hafi, buri kimwe cyose ukabona kiri kugenda kikwitaba, aho ukoze hose ukabonera kugenda uhabonera umugisha. Ibyo bikwereka ko ugize gute, kuriho. Noneho hari n'uwundi ubaho, yego, abantu bakamubona agenda gusa, bakamubona yambaye, bakamubona ari gukora, ariko we yakwitarama, bakamubona aryoshye. Yes, bakamubona aryoshye, ariko krema ugasanga umuntu donc ariho mw'ubwo buzima, ariko we yakwitarama cyangwa yakwisuzuma agasanga ikirere cy'imigisha kirafunze. Muri make abantu bibona ko bariho batariho. Yes, bibona ko bariho kandi batariho. Uyu muntu utariho nk'uko Mushumba yarabivuze, hari umuntu muganira akakubwira ngo nta myaka 100. Uyu muntu ariho ariko atariho. Hari umuntu w'ikihebe nyine ku muhanda, ugenda mu muhanda akaryama imodoka ziri kugenda. Uyu muntu ariho atariho. Undi muntu baho rero atariho ni umuntu udafite isezerano ry'Imana n'icyo yavuganye nayo bwite, ariyo ariko yakivuze. Uyu muntu burya nawe ariho ariko ntabwo ariho. Undi muntu rero utariho warasekeje noneho rero ni umuntu mu buzima bwiwe umubona ngo ayambaye yisize agenda, ariko yataha agahinda n'amarira bigashengura umutima. Uyu muntu nawe ariho ariko atariho. Murakoze cyane. Kuba abantu ibimenyetso biranga umuntu uriho turagenda tubigarukaho. Impamvu tuba twatekereje nk'uku nuko hari abantu ubona bariho bibwira ko bariho ariko batariho. Kuba batariho bakagira ubuzima donc ariho ariko muri we afite ubwihebe, kandi kuba ari ikihebe arakora ibikorwa by'ubwihebe, ugasanga muri we ni umwiyahuzi arakora ibintu by'ubwiyahuzi. Hanyuma hari hano byabaye mu Rwanda, reka tubivuge, ahandi ntago mbizi ko ndi umunyarwanda ndabyemera, nemera igihugu cyanjye. Okay, tumaze iminsi tubona ibintu bya Gisenyi festival yabaye mu minsi ishize, na nyuma yaho hari abantu b'abakobwa bari n'abategarugori batari bose, bamwe muri bo tuvuze twagiye ducishikana barwana, abandi bavanyemo amasutiye amabere yabo ari hanze, tugenda tugaragara. Buri uriya muntu abariho ariko ntabwo abariho. Ibimenyetso biranga umuntu uriho ntabyo afite. Ntabyo, kuko muri we hari gakubwira ngo ntaranywa inzoga, ntarashyira amatatu wangu, ntago nge nakwishima, nta nubwo nasinzira. Dufite abantu badashobora gusinzira atagiye kuri kontwari y'akabari. Uwo muntu rero abariho ariko atariho. Dufite umuntu bandikiye ko azajya aryamana n'abagore 50, tarababona ntabwo yanyurwa. Uwo muntu rero cyangwa se amugore akakira abagabo bameze baryo, barahari bagiye bahura n'ibibazo bimeze gutyo. Uwo muntu burya abariho kwishusho physical appearance ariho, ariko mu buryo bundi uwo muntu yarapfuye, yarashegeshwe muri we, afite agahinda, harimo ibisebe binyenya, ntabwo ameze neza. Buriya hano ikigereranyo kijya ku 100. Reka nkubwire, okay, niba ministeri y'ubuzima, ministre niba ari sabe niba ari inde, niba uriya bamwita nde w'ubuzima, ariko baramuza aracyari jeune, avuga ngo ni munywe gake. Ikigereranyo cya sikoro cya burarirwa kikarushaho gusora inzoga nshyashya, ndetse n'izihari zigashira ku masoko. Urumva ari atarimo ikibazo, harimo ikibazo cy'uko abantu
atari inyota gusa ituma bayinywa. Hari abayinywa kugira ngo inyota ishire iveho irangire nta bindi bagamije, ariko benshi bandi bayinywa kugira ngo babone ibitotsi. Swat hari uko yavutse uko pastor yabivuze, swat hari urugo yashatse rutamubereye neza, gatatu hari ubuzima bona bukomeye, kane nta cyerekezo, ntaho ari, ntacyo yishe, nta n'icyo akijije. Uwo muntu rero abariho ariko atagize atariho. Mushumba, ibi bintu byo kuba umuntu abariho bamwe batariho ubibona bigaragara mu bagore cyane, mu bakobwa cyane, cyangwa mu bagabo cyane, cyangwa abasore? Urakoze cyane, natangiye mbivuga. No kuvuga ngo ntago ibi bintu byo kuba umuntu ashobora kuba ariho cyangwa se atariho, ntago bivuze ngo ni umukobwa cyangwa se ni umugabo cyangwa ni umusore, ahubwo ni ukuvuga ngo natangiye mvuga ngo ni ubuzima ushobora kwisangamo mu gihe umaze kuvuka. Ushobora kuvuka usanga nta babyeyi ufite, ugakura uri wenyine, ugakura nta muntu n'umwe ushobora kukubwira ngo mpore, ugakura nta muntu n'umwe ushobora kukugirira imbabazi. Noneho bikaza kwiyongeraho ko buri kimwe cyose ugerageje kuba wakora cyangwa wafataho, icyo kintu cyose gifeyiringa. Bivuze ngo muri make biza kugera kuri level umutima wawe wuzura ibikomere. Yego, umutima wawe ugira gute wuzura ibikomere, ugasigara utakihumuriza. Noneho rero ni ukuvuga ngo mu ishusho y'abandi hari igihe bo bakubona bakabona wambaye neza, wambaye kositimu, wambaye baze, wambaye ikoboyi, rwose watebeje, bakavuga ati uriya muntu rwose ni sawa. Ariko we wakwitekerezaho ugasanga umeze nk'umuntu wagize gute, wapfuye. Donc ni ukubaho ariko utagize gute, utariho. Yes, ibimenyetso bimeze gutyo uri umushumba, iyo ukora kiridame cyangwa se icyo bita dialogue pastoral, iyo wakira abantu kugira ngo uganire nabo mu bikomere, mu ihungabana ritandukanye bafite, ujye ubabona cyane rwose? Turababona, bafite ubwihe, bafite ibibazo bimeremereye ku buryo usanga atakibona nk'umuntu uriho. Urakoze cyane cyane rwose. Izo ngeri cyangwa se ni ukuvuga ngo abo bose duhura nabo, cyane cyane ko aricyo twahamagariwe kugira ngo twongere twomore ibikomere biri mu mitima yabo. Kugira ngo bamenye uwabikoresha, wabikora gute kugira ngo nabo bamenye? Ubwo turi kubwira abadukurikiye muri aka kanya mu byingo bya Bera TV, nuvuga ngo niki wakora kugira ngo abo bantu bamenye, umenye n'icyo babafasha? Mu isi y'umwuka uhita ko donc ubabona, cyane ko tuba dufite umwuka wera utuye muri twebwe, uba muri twebwe. Uwo nguwo ni ubasha kutumurikira cyangwa se kuduhishurira, ni ukuvuga ngo bino bibazo by'umuntu uri mu buzima bwo kuba, yes, uri mu buzima bwo kuba ariho ariko atagize gute, atariho. Yes, uyu mwuka rero uraduhishurira tukabasha kubona ikibazo uyu muntu afite. Iyo tumaze kukibona niho hahandi ni ukuvuga ngo utangira donc gusengera umuntu, kamukorera deverance, hanyuma amateka y'ubuzima bw'agahinduka. Yes, murakoze cyane Prophet. Turi gusoza ku musozi w'ikiganiro. Ibimenyetso nihe byagiye bigaragara, tuvuge nko muri Bibiliya, ni bande bagiye barangwa n'ibimenyetso byo kuba batariho? Muri Bibiliya barahari cyane. Urebye nka Goriyati yariho ariko atariho, n'umuntu bitaga Derira. Ni umuntu ubaho akoreshwa n'abandi ariko watakwikoresha. Urugero, Derira propagande zose baramutumaga. Ifasha nyigisho ya Bibiliya iravuga ngo nta musi n'uyu n'umwe yigeze yumva yishimiye ko ari gukunda Samusoni, ahubwo yabikoraga ari ibintu byo kugira ngo ashimishe ubwoko bwabo. Uyu muntu rero yariho ariko atariho, kuko umuntu uriho nyine uriho nuko akora ibintu bituma umutima ugira ibyishimo ariko atabitewe n'abandi. Dufite abantu ibyo bimenyetso bizagaragarira ahantu, uriya muntu yabikoze nanjye reka mbikore, batagira ngo iki buryo umuntu nawe abariho atariho. Umuntu ukora ibintu kubera abandi abariho atariho. Rero ikimenyetso simusiga numva cyakabaye gihari, nuko uhereza uyu muntu wibwira ko ariho atariho, umwuka wera ari myiza akabishora uko umushumba bivuze, ariko ukamuhereza n'umwanya akavuga, kuko bari abantu akenshi babuze abantu babwira, kandi nta bantu bari kubona uko abantu bose babaye ibirura. Uwari bubwira arabubwira ngo urwo rugo ruvemo wirukange uhunge we gupfa, kandi we yababaye kugira ngo anambe ku bana biwe. Akeneye umuntu wamutega amatwi akamwumva, akeneye umuntu yatega amatwi ngo njye sigarete nkanywa n'inzoga
nkanywa ibyuma kuri uru rwego uwo muntu kandi akabyumva. Ibyuma nabyo barabinywa se? Ibyuma barabinywa. Ibi tubona ibyuma umuntu yanywa icyuma? Ibyuma ngo by'inzoga sinzi ko babyita, mbyumva mu biganiro. Rero birasaba ko uyu muntu yumvwa. Icyambere ni ukumvwa. Dufite abantu babuze umuntu wabumva, abagore babuze abantu babumva, abagabo babuze abantu babumva, abakobwa n'abasore babuze abantu bakumvwa. Utavuze abana bo nakarengane kuko bo no kuvuga ntibabishoboye, ahubwo babuze abantu babavugira. Ku buryo umuntu abaho nyine tinge ndije yitemberera mani, wazumbaza iki se ngaho umva nk'ayo makuru ngo wazumbaza iki. Uwo muntu rero aba ariho ariko atariho, kugira ngo abeho rero kugira ngo abone icyo kubaza ni ukumvwa, ni ukuvugirwa, ni ugufata cya kindi kimubangamiye ukamwereka ko muri kumwe, none ukajya ucegezayo gato witonze, utamukomerekeje, utamubangamiye, kuko nicyo kintu yatindanye nacyo. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Aho utinze n'icyo utindanye nacyo wireturuva nyine ari cyo ngicyo cyabo. Ukwigisha uba we. Ushumba, tugeze ku musozo w'ikiganiro. Mu by'ukuri abantu bafite barangwa n'ibimenyetso by'uko batariho. Ibimenyetso by'umuntu uriho biravuzwe, n'ibimenyetso by'umuntu utariho biravuzwe. Nizihe nama uratanga ku bantu bafite ubwihebe bugeze ku rwego rw'uko biyumva ko batariho, noneho nabibwira ko bariho batariho? Nizihe nama urabaha? Murakoze. No kuvuga ngo ikintu cya mbere nuko ibi bintu ntabwo ushobora kubihishurirwa. Kubayeho mu buzima bwo kuba uriho yes, uko ubayeho mu buzima. Yes, nuvuga ngo ibi bintu nukuvuga ngo Prophet Moses amakuru ya mbere ugomba kuyamenya ari ukusenga. Yes, kuko ijuru niryo ryonyine ribasha kukubwira ngo uriho ariko utariho. Yego nabireba ngo wewe Sarudi wibwira yuko uriho nyamara ntabwo uriho. Bigaragara ngo imirimo y'amaboko yawe warayikoze urayigwiza cyane, ariko ntabwo wigeze ukora. Rero no kuvuga ngo amakuru Dore bisaba gusenga kugira ngo Imana ihishure rwose. No kuvuga ngo amakuru ya mbere nkuko nari mbivuze no kuyahabwa n'ijuru. Ni ukuvuga ngo ijuru niryo rikubwira ngo ubuzima wari urimo bumeze gutya, ariko noneho ni ukuvuga ngo kuko nuvuga ngo Karema natangiye mbivuga, ndavuga ngo ntago ikintu kiba cyiza bitewe nuko kiri cyangwa gisa, ahubwo kiba cyiza ruko ijuru ryagisutsemo ubuzima. Yesu wenyine niwe ubasha guhindura amateka y'ubuzima bw'umuntu. Yego niwe, kuko nuvuga ngo ndakunda indirimbo nziza Tewe yavuze, aravuga ngo nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta na kure cyane habaho Imana itageze umuntu. Bivuze ngo rero ibanga rya mbere ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, warangiza ukongera ibihe byo gusenga muri wowe. Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu moshi. Bose bamusengereye umuntu. Oya, ni umuntu wabihishuriwe kandi akaba afite iyo don, iyo mpano yo gufasha uwo muntu. Kuko hari igihe tujya ku baganga b'iryinyo kandi turwaye amaso. Erega buriya nani Prophet Moses urakoze cyane. Buriya ntugire ngo abapasitoro bose cyangwa se abitwa abakozi b'Imana bose niko baba barasigiwe kukwinjiza mu mugisha wawe, cyangwa se niko baba barasigiwe kuguhesha igitangaza cyawe. Hoya, hari ababisigiwe. Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye kuva kera. Yes, ukiri urusoro mu nda ya nyoko ngushyiriraho Kuba umuhanuzi. Urumva ko yabaye umuhanuzi. Na dufite abashumba bigize abahanuzi, kandi yakaba yari pastori gusa inike, none akigitirira n'umuhanuzi kugira ngo afatane ya do y'ubuhanuzi kandi atarabisigiwe. Dufite n'abahanuzi rero biyitiriye abapastori, kandi we yahamagariwe kuba umuhanuzi gusa ariko utari pastori. Ibyo rero biva mu kintu gushaka icyubahiro no kugira ngo wemeze abantu, bikadevya n'umuhamagaro wawe. Buriya dufite abantu bari abacuranzi ariko babaye ba mama pastori n'abashumba bakomeye, baba aposo, ariko wagiye mu muka wasanga ari umucuranzi wa gitari cyangwa piano. Arabidevya arabivamo aho si gushaka icyubahiro na hiti. Aho saba abatubuzi batubira abantu cyane rwose. Kubera ko ari gukora ibintu ategeza utanga icyadafite
ntago warya akawunga ngo ugarure umuceri ntago bishoboka nuvuga ngo icyo ufite nicyo ugira gute nicyo utanga yes abo nukuvuga ngo krema uzagenda ubabona bavuga ngo nabashumba cyangwa ngo nabahanuzi ariko wareba iyo ufite amazi n'abateka mutwe kubera iki nukuvuga ngo reka gwereke iyo usengewe nusambana cyane wowe urongora barusha barongora iyo usengewe nurongorwa cyane nabandi nawe urongorwa cyane kuruta bamurongoye wa wundi iyo usengewe n'umurozi cyangwa se ucuraguza turabafite bajya gushaka imiti nawe umunyamiti kandi iyo usengewe n'umunyamavuta urayagira nuvuga ngo icyo umuntu afite nicyo atanga usengeye n'umunyamugisha ugira umugisha iyo usengeye nugira urukundo ugira urukundo iyo usengeye no wihangana urihangana iyo usengeye no wamaze amazu ava mu rugo rwe nawe ntarwugira stabilité birakujabuka mushumba mureke turacyari mu kiganiro hano byakomeye buriya dufite abantu bakomerekejwe n'abashumba mu buryo bw'umwuka bo bagiye yari bazima bahita banduzwa na wa mwuka urafecta urandura kandi abona umushumba aze amwizeye none yabona umushumba ari mwiza abana ibyo avuza nibyo kandi wa mushumba afite daimoni muri bose arakora reka turangize dufite abantu bagiye bababara kubera insengero atarakizwa yari mwiza ariko amaze gukizwa yagize ubugome buvuye ko mu buri birabutanditse buva muri uwo nguwo umushumbi yamuteye ibikomere Profete Moses nyemerera gato dusubire kwa abashumba beza hari n'abashumba beza ntabwo ari bose ariko abenshi ni babi Profete yes Profete Moses kadusubire kuri aka kantu Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo nakumenye ukiri urusoromo ndayi mubyeyi wawe ngushiriraho yes abantu baje bankundira bumvira ijambo ngushiriraho kuzaba umuhanuzi uzahanura amahanga yego muri make uyu muntu ntago imwohereje nk'umucuruzi yego uyu ntago imwohereje nk'umucuruzi ni imwohereje mu kindi kintu yes ikimuzanye nkoheje nk'umusirikare wapi ikimuzanye n'igitumye Imana imumenya nukuba umuhanuzi uzahanura amahanga uyu rero bagemahe nuhura na bene uyu muntu yego washiriweho kuba umuhanuzi uzahanura amahanga nukuvuga ngo ntago igikomeye ari kanseri uzaba ufite igikomeye ntago ari diabete uzaba ufite yes ntago igikomeye azaba ari sida nuhura n'uyu muntu washiriweho vuga ngo ako kanya kuko yashiriwe uzi umuntu muri bira bavuza ngo washiriweho gucuruza mujya munabwiriza ngo yanze gutumikira Imana ni Yona yari umucuruzi w'ingano niyo muntu wavumbuye urusyo rusya ingano kandi Yona agiye gusengera itarushishi nyine newe Imana yamubwiye asa gutyo cyari igihugu gisaba visa nawe ndi bari kujya atari umucuruzi rero principal nka Yona yes niko bimeze burya Imana amwerejeho ko ishingiye kuri visa arafite yego ni newe uko yarakarabutse yaraza abakene abantu kuntu bakora urujya n'uruza n'uburyo agomba kuvuga numva ngo uyu Yona yari umucuruzi yari umufaransa Yona ni umufaransa numva ngo rero niba umuntu wavumbuye urusyo rusya ingano urumva umuntu yarafite amafaranga menshi yaraza abami kuko abami nibo bakoreshaga izo ngano n'ahandi hose Imana iravuga ngo nda profit iyi visa y'uyu mujama iyi hari ukuntu Imana iguhamagara igaprofita ikintu uri gukorera ahubwo niyayimuhaye kugira ngo azayikoreshe nyine azayikoreshe muri icyo gihe okay iyo wasindaga cyane Imana iguhamagara umva udututi twose uratuzengurwa ko tubari twose ubutuzi udututi twose uratuzenguruka ukajya mu biryogo mu migina kandi guhereza twa tundi duciriritse ugasanga Nyabugogo hejuru no wagiye kubwiriza buramurutse kimisagara baragutumiye mugasiyata baragutumiye kugira ngo iremera bazaje kugutumira biragoye none se baragutumira kumamagara wari umusinzi ugomba kujya nibasinda wumve iremera nubwo basinda ariko babona hafi ya yipe niba rero warikomezaga njyewe ndi diplomate iraguhamagarira rero hariya aho mu kiyovu cy'abakire n'ahandi hose si bivuze ko n'ahandi utahabwiriza akenshi Imana igukoresha ikurikije situation y'ubuzima wanyuzemo murakoze turi kwimenyetso by'umuntu uriho nuvuga ngo abantu bose bumva niye mihamagaro n'abantu bariho kandi bariho neza mu Mana Imana barimo hanyuma ati Nineve ndatangaye ati burya yagiye bamwerejeho kubera ko yari umucuruzi ariko yatinye kujyayo nayo ngo ajya mu gifi kiramumira nawe nago wajya umuntu wakwiciye so na nyoko na bene wose n'ubwoko bwawe bwose ubwo wajyayo bari baramwiciye bamukoresha jenoside ikomeye cyane Yona bibi nabo ngo bari barishe inkomoko ye yose
Imana imuherezayo nanone niwe wenyine wabashije kurokoka. Imana yavuga ngo genda ubane, ahita avugana Imana, aba bantu banyiciye ahubwo bice watinze, barangiza watinze. nta mutima nk'uwa Mose yari afite. Yes. Imana iravuga ni rero ati oya, ahubwo niwe urajya kubabwiriza wowe biciye. Reba umuntu wagutemeye umuntu mu Rwanda hano hari ibintu byasanisha. Reba umuntu bakorewe jenoside bakamwicira abantu bose, akaba umuvuga butumwa, akajya kwigisha muri ya quartier irimo wa muryango wiciye wamwiciye neza, kandi akababona bicaye hari, kandi agomba kubwiriza ijambo bivuga ngo muvuge byururutse imitima. Ari nka Yona mbere nyine akitekereza kuriya, ajya ivuga ati namwe Imana izabica izabamenagura, ariko kuko ari Imana iba yabikoze urababwiriza nyine n'umutima w'ubugwaneza. Imana ishimwe yagiye ihereza abantu muri iki gihugu imitima ikomeye yo kugira ngo bongere basubirane n'abantu bagiye babahemukira. Yego Shuti bakunzi, dusoje ikiganiro cyacu twari kwimenyetso by'umuntu uriho. Umuntu uriho nuwo nyine mwumvise, n'utariho nuwo wumvise. Utariho agaragara mu bushumba atarahamagara ku mushumba, akajya guhanura akorakora. Abantu mwivuga butumwa amaze kuba ikibazo gikomeye, abantu bakaza gusengera abantu, akaba wa mbere kuzamura kumanura amajipo bagira gute. Uwo muntu ntabwo aba ariho, Yes, basigaye bamanura amapantaro y'abandi. Uceguma mwibasinyo ko muntu y'abagabo, kandi dufite n'abagore hano batoroshye bamanura amapantaro y'abandi. Yego babaho. Umuntu ni umuntu utariho, uwo nyine ariho ariko ntabwo ariho, yibwira ko ahagaze ariho nyine. Katwongereho iki kintu nuvuga ngo ikimenyetso cyangwa se ibimenyetso biranga umuntu uriho, no kuvuga ngo buri kimwe cyose kizagira amatwi kimwitabe. Yes, buri kimwe cyose kizagira amatwi kimwitabe. Kandi uyu muntu uriho agira umugisha, ntabwo agira amahirwe. Très bien. Umuntu utariho yahuye n'amahirwe agira ngo ni umugisha, akabona imodoka akabariye mwica, ayo ni amahirwe, ntabwo wari umugisha. Akagira inzu ikamuhiremaho, ayo yari amahirwe, ntabwo ari umugisha. Iyo bagize ubukungu se haburya no wabashakanye, ayo ngayo yari amahirwe, ntabwo ari umugisha. Umugisha murabisangira. Umugisha w'Imana ntabwo ugira amarira, nta byago, nta makubo, nta muvumo, aba ari umugisha. Imana ikubwira ngo umwana wanjye gushyize mu mugisha, nubwo bakwestara burende ubu uri umugisha. Ndagushimiye Reverend Pastor Emmanuel, wakoze cyane. Merci, mwakoze namwe. Prophet Ineza Moses, wakoze. Asante sana. Tuvuze byinshi bigaragaza ibimenyetso by'umuntu uriho n'umuntu utariho, no kubisanisha nivuga butumwa n'abakozi Imana batandukanye, n'ingaruka zigenda zigaragara ku bantu bahuye n'abantu batariho kandi barabonaga ko bariho. Ntizere ko nitongera kubatumira muzagaruka. Yego. Wakoze cyane. Bye bye.